ndabasuhuje ndabaramukije kuri kino cyumweru mbahaye ikaze mwebwe mukunda bino biganiro mbibutsa ngo nimuze mwongere tubane maze munyereke urukundo mukande subscribe kuri no channel yitwa MK and Kamariza maze mwibuke gufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Rero mbifurije icyumweru cyiza ukwezi kwiza ndetse n'umwaka mwiza. Sizing izaho tugiye nabakoreye inkuru kuri ino episode ya 23 ivuga ku musore w'umukire aho Kayi ndetse na Cyusa ubungubu rwabuze gica Idirisa reka sindakubwira we na mama Cyusa urugamba rwabaye urugamba. Bahaye ikaze rero ngo muze mwongere mbashishikarize gukurikirana kino kiganiro kinyuze kuri no muyoboro umugari wa YouTube channel nizere yuko tuza kuza kubana neza. Reka inkuru yacu tuyitangirira hangaha. Byatangiye mama Cyusa ari mu cyumba ari kurira cyane ari gutabaza ari gutatabaza aho yagize gutya ubundi yarangiza agahamagara Idirisa ubwo ngubwo ni papa Cyusa akamubwira ati papa Cyusa vayo hano rwose ndashaka yuko hari byinshi ugomba kunsobanurira ku buzima bugendanye n'umwana wanjye. Ati sizing izo nicaye numva natuje iyo nicaye numva nashyize umutima hamwe ati kuko ngewe iyo nekereje Cyusa imitsi irarega. Papa Cyusa yamushubije muri ano magambo aramubwira ati ibitebye ko numva ushaka gusenya umwana wawe ese utekereza Cyusa imitsi karega gute? Cyusa ko yabaye umugore w'umugabo Cyusa ko bamurongoye bitebye ko utari buzamwirongorere. Mama Cyusa yasamubwira ati byanga bikunda numva natuje numva nameze neza ati umwana wanjye ashobora kuba atameze neza. Ati Cyusa nukuri ndamukumbuye atambwiye yuko ugeze kujya kumusura ariko ndifuza yuko wanjyana ahantu wagiye kumusura nanjye ngasura umwana wanjye nkareba ukuntu ameze ubundi tukaganira nyuma yaho ngaho nkaza gufata umwanzuro nimba namurekerayo cyangwa se agomba kuvayo. Papa Cyusa yasamubwira ati umva wa mugore we rwose ubwo bucucu bwawe sindi kubushaka habe na rimwe sindi kubushaka habe na gato ati kuko urashaka gusenya urugo rw'umwana wawe. Akimubwira ayo magambo nibwo hahise hakurikiraho agace ka Cyusa ndetse ari kumwe n'umugabo we Kayi aho Cyusa yari yicaye mu cyumba yumiwe yababaye cyane rwose ubona yuko ari kurira ari gutabaza byanga bikunda Cyusa ameze nabi cyane ahantu ubuzima abayemo ntabwo ari bwiza cyane. Cyusa yatabazaga yariraga aho yararema arabwira Kayi atushaka wandeka nkagenda ati rwose sinibona ndi kubana nawe ati kuko ntabwo nkukunda habe na rimwe. Papa Cyusa n'agahinda kenshi ndetse n'umujinya mwinshi nawe ibintu byamushobeye kubera agatara mama Cyusa ari kumucanaho. Kayi yahise afata Cyusa araza amupfukama iruhande aramubwira ati nyumva neza my love nyumva neza rukundo rwanjye njyewe Kayi sinibona nari kumwe nawe ati ubuzima bwanjye ndifuza kubufatanya nawe runo rugendo tukarukomezanya ati kuko ndagukunda cyane ati kandi wabyanga wabyemera ugomba kunkunda ku kibi n'ikiza. Nibwo Kayi yahise amubwira ati se ubundi Cyusa urankunda? Cyusa aramwihorera. Kayi yamubwiye ati bivuge rwose nta kibazo bivuge nta kintu nenda kugutwara vuga ikiri ku mutima wawe. Cyusa n'amarira menshi cyane ari gutabaza yamubwiye ati habe na rimwe rwose sinkukunda. Akimubwira gutyo Kayi yahise amubwira ati wankunda utankunda ni amahitamo ufite yo kunyanga ati kuko nunyanga uzabura ubuzima bwawe ubura ubuzima bwa mama wawe ndetse na papa wawe ndetse na famiye yawe muri rusange. Nyuma yaho ngaho hahise hakurikiraho agace k'umuvandimwe wacu witwa MK Original aho yagize gutya akajya kuganira na Mike. MK yakomeje gutsimbarara kujya kuzana Cyusa akamuvana ahantu bamushimutiye. Cyusa ari mu gahinda gakomeye cyane. MK nawe yahise agira gutya aza gusura iwabo wa Cyusa arangije arababwira ati mama Cyusa ndi kwifuza rwose kujya kuzana umwana wanyu ahantu bamushyize ati burya Kayi ni umuvandimwe wanjye atari ko Cyusa yaranabaye niyo mpamvu ngomba kumurwanirira kugeza agarutse. Akimubwira gutyo mama Cyusa yamubwiye ati mwana wanjye turize rwose icecekere rwose hari amagambo nashaka kumva amatwi yanjye wiza kumbyina ku mubyimba ati nuko mwarakoze ati nimba mukuru wawe yagutumye agenda umubwire yuko wambuze. MK yahise ahaguruka aragenda arangije aramubwira ati gusa nyine sindi Imana ariko ngiye kubishyiramo ubushatse ndetse n'ubushobozi nkoreshe imbaraga zose mfite umwana wawe nongere mugaruri iwawe. MK yahise ahaguruka arangije aragenda ahura na Mike. Agihura na Mike baganiriye uko bisanzwe nyuma yuko agihura n'uwo muvandimwe ngo ni Mike. Baganiriye bisanzwe arabubwira ati byanga bikunda ngiye kwinjira mwahangange njye kugarura Cyusa. Mike yamubwiye ati MK
nimba unyizera reka gukomeza gukora ibyo bintu. Ati kuki unyizera, kuki nakubwije ukuri kose gushoboka ariko ukaba ushaka gutatira igihango, ukaba ushaka kwanga isezerano ryanjye. Ati ndakubujije reka kwinjiramo aho ngaho, ati kuko ntabwo wagaruka uri muzima. MK yamubwiye ati ushaka gutsinda intambara hamwe ukarwana urugamba, ati niyo mpamvu natagomba gucika intege, ati kuko umuvandimwe Cyusa yaramfashije kabone niyo nabe namukunda, niyo mpamvu ngomba kumwitura ineza yangiriye. Mike yamubwiye ati uramenye ndakubujije, ubushize narakubujije ariko uza kubirengaho uragenda, ibyakubayeho warabibonye, habuze gato rwose bari bakwishe nuko ari Imana yakinze ukuboko ukaza kongera kurokoka. MK yahise amubwira ko nta gihe na kimwe afite agomba guta atari kurokora umuvandimwe witwa ubuzima Cyusa ngo ubuzima bwe abukure mu kaga. Yageze aho ngaho yinjira mu nzu ku ngufu, akingura igipangu aragenda yinjira mu nzu asanga Kayi ari kumwe n'umuvandimwe witwa Cyusa. Yahise amuvira mu gipfunsi amutera ikofe ryiza. Umuvandimwe witwa Kayi abura ukuntu abigenza. MK n'umujinya mwinshi cyane akimara kumukubita iryo kofe yahise amubwira ati nuko warakoze, nuko warahemutse, ese nukubera icyo wanzije Cyusa kandi waruza ahantu Cyusa ari. Ati nukubera icyo wakoze ibi bintu, uribuka inshuro zose nafashwe nkabohwa, uribuka inshuro zose nakubiswe, ati kubera Cyusa no kubera wowe. Ati nukubera icyo wakoze ibi bintu, ati nyumva neza ubu tuvugana naje ndundi wundi, ati niyo mpamvu ngomba guhangana nawe byanze bikunze. Kayi yabuze uko abigenza, ubundi arangije ahita hamagara Saidi. Ati Saidi va hano. Saidi nibwo yaje agira gutya, ati mumfatira umunjyanira ahantu yakabaye ari. Yahise afata Cyusa arangije amujyana mu cyumba. Ubundi Cyusa akomeza kuganira na Saidi amubaza ati none MK ni muntu ki? MK none yaba akorana na Kayi? Saidi yakomeza gucerereza MK avuga yuko bakorana. Saidi yamubwiye amagambo menshi cyane ariko Cyusa sinzi nimba ayo magambo yahaye agaciro. Nyuma yaho ngaho Kayi yahise abwira Cyusa, abwira umusore witwa MK ati cyo koza unyeretse uwuriwe ni wowe MK nashakaga. Ati gusa nyine mbanje kugusaba imbabazi kandi unyihanganire, cyagiye nari ndi mwiperereza kandi byari ngombwa yuko ngomba guhangana nawe kuko numvaga byanga bikunda ni wowe wari wanwariye iki umugore. Ati gusa nyine nasanze naribeshye. Ati ngusabye imbabazi, umujinya wawe n'uburakare urakunyeretse. MK Kayi ntabwo yigeze abigira intambara. MK yakomeje kuganira na Kayi n'ubundi uko bisanzwe, baragenda rwose baricara bahuza urugwiro, baraganira nk'inshuti n'abavandimwe bavukana. Nyuma yo kuza kuganira nibwo byaje kurangira wagira ngo noneho cogamu ibaye cogamu, ubwo ndabara inama y'imishyikirano. Baganire n'ubundi uko bisanzwe ariko MK aza kuhava nk'umuntu n'ubundi ubaye nk'ubonye akazi, kuko yamubwiye buryo ki akazi gakorwa n'uburyo ki azajya agakora n'inzira zanyuramo kugira ngo abone amafaranga. Ese MK ko yageze kwa Kayi akiyoberanya kandi yaragiye gushimutura umuntu witwa Cyusa, none yazamugarura iwabo byazagenda gute? Koko rwo rukundo rwabo nirwakongera rugasubira hasi nk'uko byari bisanzwe? Ese ubundi mubona MK na Kayi ari indi uzanesha undi? Ese mubona ari indi uzegukana umuvandimwe witwa Cyusa? Mwibuke gukanda subscribe mufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Igitekerezo cyanyu ni nyamibwa cyane mu cyandike hasi aho ngaho muri comment. Mwibuke gukanda like kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kugera ku bantu benshi, audience ibashe kwiyongera, fans. Turacyari kumwe kandi sinzigera ndeka kubagezaho ibiganiro nk'ibi ngibi biryoheye amatwi. Ariko nanone dusoza, reka dusoze mbabwira ukuntu iyo filime yaje kurangira ndetse n'ino nkuru mba nabakoreyeho. Byaje n'ubundi kurangira umuvandimwe witwa MK original yaje gutoroka Kayi, aragenda ajya mu cyumba kirimo wa mwana w'umukobwa, arangije aramubwira ati yewega hari ikintu nshaka kukubwira. MK akinjira mu cyumba Cyusa yamubonye ahita yicwa n'amatsiko, ahita atangira kumuhamagara. MK yamubwiye ati ceceka bumba umunwa ntugire ikintu uvuga. Ati isaha n'isaha meze nk'umuntu uje kukurokora.
icyo gihe akimubwira ayo magambo. Filime yahise igera ku musozo, ibirizinze inkuru yacu tuba tuyirangirije ahangaha. Ibiganiro nk'ibi ngibi byo nakagaruka. Mukomeze kugira icyumweru cyiza, naha mu kanya saa 5:30 tubagezaho indi filime. Iki kiganiro cyo kizajya kinyura ku muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK and Kamariza, aho ku isaha y'isambiri z'umugoroba na saa 1:30. Murakoze cyane kandi mwe ko gukanda subscribe.